Hello champions, umaze igihe ufite mu nzozi gutembera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, waragerageje biranga kuza gusura, waragerageje biranga kuza kwiga, waragerageje biranga kuba waza ufite akazi kuzuje gukora cyane unazi ko bishoboka. Wanatangiza yo business, ukaza ufite company yawe ikora. Niba twarabikoze nawe wabikora. If we can do it, you can do it better. I'm Sir Dr. Francis, your mental life coach live here, Washington DC, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ngiye gusura leta zitandukanye zahangaha, vubanza abandi California, vubanza abandi Texas, vubanza abandi New Jersey, vubanza abandi Mexico, vubanza abandi New York. So karibu nawe twatemberana iki gihugu cyiza cy'Amerika. So dufite rero amashuri twagiranye na y'amasezerano ari serious, ashaka abana baje kwiga muri bachelor's degree, muri masters ndetse na PhD, yewe n'abato bashaka kujoininga amasegonderi. Mu byapa kuba afite kofi gusa birashoboka cyane, abana bakaza bakiga bakava mu bumenyi bakagaruka gusavinga ibihugu byo bya Afrika. Hari ukuri iki kiganiro uri muri Kenya, uri Uganda, uri Tanzania, uri mu Rwanda, uri mu Burundi, uri muri Congo DRC, kandi wifuza ko abana bawe baza kwiga hano, wifuza ko wahaza wowe ubwawe uje mu kazi, wifuza kuza kwasura famille yawe hari maze igihe mwaburanye, wifuza ko wahatangiza business, Mega Global Link ni igisubizo. Twandikire kuri nimero yakore kla yawe tugufashe, tuguconnecting vuba cyane. Turi kumwe hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utembera hamwe na Mega Global Link, byose birashoboka kandi cyane. Mega Global Link yaje ari igisubizo kuri abo bose bafite ibibazo bitandukanye, kuri abo bose bagerageje bikanga. Ubona hamwe na Mega Global Link birashoboka. So turabakunda cyane, bye bye. Hello champions, I'm Sir Dr. Francis, your mental life coach muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho twaje mu kazi guconnecting abashaka kuza baje gukora, bashaka kuza baje gutembera, bashaka kuza baje gusura abantu babo, bashaka kuza baje kwiga. Kuki tourism akenshi tourism privé ora nuko aho ugiye n'ubwa mbere utembereye, naho wagiye utembera nta record wafashe. Niba utembereye ahantu fata record, niba utembereye ahantu fata record, ugira amafoto, saving visa zaho, uzibike, ubike ibintu byose byerekana ko watembereye aho haba ari hose. Bizakorera igihe utekereje kujya gusura Amerika ugiye muri tourism, bizakorera igihe ugiye gusura Canada cyangwa Iburayi ugiye muri tourism. So aho ugiye gusura rero bisaba kuba ufite agreement na agency cyangwa agence ishinzwe tourism yatembera uwo mujyi nyine. Ubu twagiranye amasezerano n'ibigo bishinzwe gutembereza abakerarugendo, abantu bavuye muri Afrika, abantu bavuye muri Asia, abantu bavuye Iburayi baje muri Amerika. Twagiranye amasezerano by'abantu tuzana gutembera muri Amerika buri mwaka. So mu kwa 12 turazana abambere, umwaka utaha muri sama tuzazana abakurikiyeho. So ba muri abo nayo bagiye kujya baza baje gutembera. Igituma ubona visa yawe byoroshye cyane ni uko ufite ahandi watembereye n'ubwo haba atari kure. Igituma ubona visa yawe byoroshye cyane ni uko ufite ties zatuma uzagaruka, byerekana ngo uzagaruka. Either ni famille, n'akazi, ni business yawe, biri documented, wakwerekana nyine ibintu usize bituma byerekana ko uzagaruka. Ikindi nuko agence kuzanye yamaze kuguha ibyo bita tour ticket, yamaze kuguha tayari receipt zazo, yamaze kukubokingira hoteli, ku buryo yo tugutumiye, yo bagutumiye mugiye gutembera uje gusura muri Amerika, hari ibintu uje gusura nyaburanga birishyuye, biri paid na ambassade y'igihugu urimo babayihaye copy. Ni muri Tanzania turayiha, ni muri Kenya turayiha, ni mu Rwanda turayiha, ni mu Burundi ibifite copy, ni mu Uganda ibifite copy. So bivuze ngo ro ujya guhaguruka babizi kuje, ujya kuri embassy muri interview babizi kuri muri liste y'abatouriste bazasura uwo mujyi, bazasura icyo kintu, bazasura iyo monument, bazasura aho hantu muri uko kwezi, muri uwo icyo cyumweru, kuri uwo munsi. Hamwe na Mega Global Link rero ubu watembera, wakora tourism privé, nta muntu ugiye gusura cyangwa muri Amerika se ngo nagiye gutengo nta muntu ufiteyo, si ngombwa kugenda ugiye gusura, wajya muri tourism privé. Nta muntu uziyo, nta muntu ufiteyo. Wajya muri tourism privé Iburayi, nta muntu ufiteyo wagutumiye. Wajya muri tourism privé muri Canada, ndetse ibintu nabyo byoroshye ko kenshi wagutumiye ari jya kwicira dossier. Hari igihe wagutumiye aba yarageze muri ibi bihugu akitekana akahunze, so bakabona ko nawe nuzo uzakora same deal. Hari igihe wagutumiye yarigeze gutumira abantu baje kumusura bahagera bakahakwambira bakahaguma, akabona ko nawe nuhagera uzakora same deal, bigatuma kuburisha amahirwe. Hari igihe wagutumiye yatuma ubura visa. So nibo wizeye uzi ko ufite ibyo ukora bigaragara bikwinjiriza $500 kugera ku $1,000 bya buri kwezi, biri recorded, n'akazi, ni business,
ni savings wakoze, ni imitungo itimukanwa, amazu akodeshwa, twagutwara muri tourisme kuko biremeye gukora rimwe mu mwaka ukajya kuruhuka. Ubwira rero abazungu ngo imana aje kuruhukira muri Amerika, aje kuruhukira muri Canada, aje kuruhukira i Burayi, kandi dore byaje gusura birahari, biri recorded. Ninde wasubiza inyuma umuntu uje gutembera? Ninde wasubiza inyuma umushoramari? Ninde wasubiza inyuma umuntu uje muri vacances, umuntu uje kuruhuka? Barabivumuriza cyane. So twagiranye n'amasezerano n'ikigo cya tourisme kiri hano muri Amerika, cyagufasha gutembera Washington DC, cyagufasha gutembera Toronto, New York, cyagufasha gutembera hano hirya no hino hatandukanye no muri Amerika. So wa mbere bo tuzatembereza muri uyu mwaka utararangira ndetse n'umwaka utaha ugitangira. Turabakunda cyane.